Hallelujah. Imana baho umugisha. May the Lord bless you. Abo turi kumwe kuri uyu mugoroba. Those who are with us, following us online in this tunejejwe evening. cyane no kongera kuba imbere y'Imana. We are so pleased to stand in the presence of God. Dushimishijwe cyane nuko uyu munsi Imana yongeye kuturemera undi munsi. We are so pleased that God has made for us another kugira day, ngo tuyishimiremo that we may rejoice in it kandi tunezererwemo. and be glad in it. Niko ijambo ry'Imana rivuga. That is what the word of God declares. ngo uyu ni umunsi Imana yaremye. That this is the day that the Lord has made. Turawishimiramo We will rejoice kandi turawunezererwamo. and be glad in it. Mbere yuko dutangira reka dusenge Imana. Before we start, let us start with a prayer. Data mu izina rya Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ, Imana ishobora byose, the Almighty God, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, the God, the Father of our Son of Jesus Christ, Imana yaremye byose the God creator of all kandi ibeshaho byose. and the preservers of all. Turagushimiye mwami Imana kubw'uyu munsi Thank you for this day waturemeye kugira ngo tuwishimiremo tunezererwemo. that you have made for us, that we may rejoice and be glad in it. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. We are going to speak your word. Reka Data twese uri mu ijuru, Father who is in heaven, ari njye urivuga n'abumva, me speaking and those who are listening to us, twese duhanane umugisha. let us receive a blessing. Reka umwuka wawe mwami Imana asobanura ibyo tudashobora gusobanura. Let your Holy Spirit explain what we cannot. Reka imbaraga zawe mwami Imana zigende zikore imirimo n'ibitangaza mu mitima y'abantu. Let your power do miracles and wonders in the hearts of people. Twizera imbaraga zawe, We believe in your power. twizera gukomera kwawe. We believe in your greatness. Icyubahiro cyose turakigarukiriye mwami, We bring all the glory to you, God, kugira ngo abe ari wowe uganza utegeke. so that you may master and rule over everything. Urakoze mwami Imana yuko uyu mwanya ugiye kuba umwanya w'ingirakamaro, We bless your name because this is going to be an kandi important tukaza moment, gusoza dushima izina ryawe and we will conclude blessing your name. mu izina rya Yesu Kristo, In the name of Jesus Christ. amen. Amen. Murakoze. Thank you. Nitwa Muzuri Clovis, I'm called Muzuri Clovis. ndi umuvugabutumwa I'm an evangelist muri New Jerusalem Church. in New Jerusalem Church. Shimiye ubuyobozi bw'itorero I really appreciate what the leadership of the church has done kubw'iyi gahunda. for this program. Nubwo tudashobora guterana, Though we cannot gather together, ariko Imana yaciye inzira kugira ngo dushobore guterana mu bundi buryo. but the Lord has made another way that we may gather in another way. Kandi ndizera yuko dukomeza gufashwa, And I hope that we continue to be blessed kandi or ndizera edified. yuko bidatinze ibintu bizongera gusubira nk'uko byari bimeze mbere. And I hope that the things will go on back too soon. Tukongera guterana, And we will gather again. tukongera kuvugana ijambo ry'Imana turebana. And we will be able to speak the word of God seeing each other. Reka dukomeze n'ijambo ry'Imana. Let us continue with the word of God. Uyu munsi umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga ngo Egera Imana ubone imbaraga. Today the theme says, "Draw near to God that you may receive strength." Egera Imana uhabwe imbaraga. Draw near to God that you may renew your strength. Kwegera Imana Drawing near to God, ni icyifuzo cya buri muntu wese. it's a desire of everyone. Nuko binanira abantu benshi, ariko ni icyifuzo cya buri muntu wese. Though it is something that is hard to many, Kuva- but it's a desire. Kuva Adamu From Adam, yava mu ngobyi ya Edeni, when Adam was chased out from the Garden of Eden, yatakaje ubusabane n'Imana. he lost the communion that he had with Amaze God. gutakaza ubusabane n'Imana, After losing that communion of fellowship, kwa kundi babanaga umunsi ku wundi as they would commune of fellowship every baganira day, n'Imana, talking to God, Imana imusura ku mugoroba, God would visit him at the evening. hanyuma amaze kuva muri iyo ngobyi kubera icyaha, And he left Eden because of sin. yaravuye mu busabane n'Imana, Then he lost that fellowship he had with yaravuye God. mu bwiza bw'Imana. Then he lost that glory of God. Ariko
Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi, but because God is rich in mercy, kubera urukundo rwayo rwinshi, because of His abundant love, yongeye gushaka uburyo ki dushobora kwegera ubwiza He bw'Imana. wanted to renew that fellowship that we may regain His Ijambo glory. ry'Imana riravuga ngo twese twakoze ibyaha, The word of God says that we all sinned ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. and we fell short of the standard of the glory of Mu God. yandi magambo, ubwiza bw'Imana buri hejuru cyane, twebwe turi bagufi. In other words, the glory of God is very high and we are Atari very short. ubugufi bw'igihagararo gusa, Not the shortness of stature, ahubwo mu mitima yacu twari kure y'Imana, twari mu mwijima. but in our hearts we were far from God, we were in darkness. Ndetse ijambo ry'Imana rivuga yuko twari umwijima, And the word of God says that we were darkness, ariko umucyo wa Kristo but the light of Christ uraza came, uratumurikira twebwe abari mu it mwijima. enlightened us who were in darkness, Duhabwa faveri cyangwa ubushobozi bwo kongera kwegera Data. and we received the favor or the right to get close to God. Rero nubwo twahayewe ubwo bushobozi bwo kwegera Data, Even if we receive that right to get close to the Father, ntabwo abantu bose bajya begera Imana, not all people can get close to the Father. ahubwo ijambo ry'Imana rivuga yuko abamwizeye bose But the word of God says that those who believed in Him bakemera izina rye ryera, and they believed in His holy yabahaye name, ubushobozi bwo kwitwa abana He b'Imana. gave them the right to become children of God. Kandi ngo abo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo, And they were not born of the will of a man, ahubwo babyawe n'Imana. but they are born of God. Bahawe tike yo kongera gusabana n'Imana, They received the ticket of communing again with God, yo kuba mu bwiza of bw'Imana. dwelling in the glory of God. Haleluya! Hallelujah. Ni ikintu gikomeye rero That is kwegera something very Imana, great to get close to God. ariko tugomba no kwegera Imana, ariko tugahabwa n'imbaraga, We should also receive power when we get close to God, ubuzima bwacu bugahinduka. so that our life may be transformed. Uko umuntu yegereye Imana ameze, As you get close to God, ntabwo asubirayo nk'uko yari ameze. you will not return the same way you came. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera turi bwifashishe. Let us use the Holy Scriptures. Abaheburayo ibice 4, Hebrews chapter 4, umurongo wa 14 verse 14 kugera ku wa 16. to 16. Abaheburayo Hebrews ibice 4, chapter 4, 14 14, kugera kuri 16. from 14 to 16. Haranditse ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose, kandi keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Reka nsubiremo umurongo wa 16. Nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen. Reka twongere dusome muri Matayo Let's read again in Matthew ibice 9, chapter 9, umurongo wa 14 n'uwa 15. verse 14 and 15. Haranditse ngo maze haza abigishwa ba Yohane, baramubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu aramusubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavamo, nibwo baziyiriza ubusa. Amen.
Then the disciples of John came to him, saying, What do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, then they will fast. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wese Everyone agomba kugira inzara n'inyota byo gushaka mu maso y'Imana. should have the thirst and the hunger to seek God. Gushaka mu maso y'Imana And seeking the sight of God ni icyifuzo cya buri mukristo. is a desire of every Christian. Hari igihe abantu bibaza bakavuga ngo ese ko Yesu ari muri twebwe There is a time people ask themselves, since Jesus is in us, turamushaka gute kandi ari muri twebwe? how do we seek him yet he is in us? Abandi bakibaza ngo ese ko Imana izi ibyo dushaka tutari twayisaba kubera iki tugomba kuyisaba? And then others we say, since God knows everything that we want before even we say it, why should Abandi we ask him? bakibaza ngo kubera iki twiyiriza ubusa kandi Imana ishaka yuko twishima, kubera iki twibabaza? Others ask themselves, why do we fast? Why do we deprive ourselves from eating? Yet God knows us. Why will we suffer in that way? Abandi bakibaza ngo kubera iki dusenga ariko ntitugire imbaraga? Others will ask themselves, why do we pray but do not receive power? Abandi bakibaza ese twakora iki kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera n'imbaraga z'Imana? Others will ask, what can we do that we may always be filled with the power of the Holy Spirit? Mu ijambo ry'Imana tugiye kuvuga, tugiye kugerageza gusesengura ayo mabanga yo mu buryo bw'umwuka. We are going to try to analyze those secrets, spiritual secrets. Mu Baheburayo dusomye yuko dufite umutambyi mukuru ukomeye. In Hebrews we have read that we have a high great priest. Uwo nguwo ngo ntagabasha kubarabarana natwe, He cannot sympathize in our weaknesses, or he cannot suffer with us, ahubwo agira icyo atumarira iyo tumwegereye. but he will do something once we draw close to him. Ubundi mu bwiza bw'Imana niho tugomba kuba, So we should dwell in the glory of God, nk'uko Adamu na Eva babaga mu bwiza bw'Imana. as Adam and Eve will dwell in the glory of God. Imana yarababwiye ngo nimukora icyaha no gupfa muzapfa. God told them that if you sin, you shall surely Ariko die. bamaze gukora icyaha ntago bapfuye mu mubiri, But after sinning, they did not die in the flesh, ahubwo bapfuye mu buryo bw'umwuka. but they died in the spirit. Ntago bahise bapfa mu mubiri. They did not die physically. Rero gupfa mu buryo bw'umwuka ni ugutandukana n'Imana. So dying spiritually is being separated from God. Birashoboka yuko umuntu yaba ahagaze ariko mu buryo bw'umwuka yaratandukanye n'Imana. Yes, you may be standing, but spiritually you have already departed from God. Umuntu ashobora kuba yarakijijwe Someone may be saved, ariko isi, but the word, Satani n'abadayimoni, Satan and demonic spirits, umubiri ukamugora, then it is very hard in him in the flesh. agatandukana na presence y'Imana. Then he departs from the glory or the presence of God. Niyo mpamvu bidusaba guhora twegera intebe y'ubuntu bw'Imana. That is why it requires us to draw near to the throne of the glory of God. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse buzanira abantu bose agakiza. The grace of God was found that can bring salvation to all. Kandi ubwo buntu bufite message. And that grace has a message. Message ubuntu bw'Imana bufite niyo kugira ngo duhinduke, tube transforme. And the message is transformation, or is bringing transformation to us. Twirinde ibibi, That we may avoid any evil thing. twirinde irari ry'isi, That we may avoid the lust of the world. twirinde irari ry'umubiri. That we may avoid the passions and the lust of Ariko the ibyo body. ngibyo bishoboka gusa iyo twegereye Imana. But it is possible when we draw to God, when we draw near to God. Impamvu Yesu yavuze ngo nimugume muri nge, The reason I just said abide in me, nuko hariho option yo kuvamo, it is because there is another option of not abiding in him. nuko utujuje amabwiriza n'amategeko bisaba kugira ngo ugume muri Yesu, birashoboka yuko wavamo. If you don't fulfill all the requirements of abiding in Jesus, it is possible to get separated from him. Rero kugira ngo ugume muri Yesu So for you to abide in Jesus, bisaba kumwegera. it requires you to draw near to him. Twamwegera gute? How can we draw near to him? Iyo ugenda usatira urumuri, When you are getting close to light, niko nawe ugenda umurikirwa. that is how you are enlightened. Iyo wegereye Kristo kubera ko yera, When you draw near to Christ because he is holy, niko ugenda ubona ububi bwawe, then you will see your wickedness. niko ugenda
wireba ukisuzuma ukibona uko uteye atari ukwibeshya. The more you draw near to him, the more you will see how wicked and or how you are in you. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dufite umutambyi mu ijuru ari we mwami wacu Yesu Kristo. The word of God says that we have a high priest in heaven who is our Lord Jesus Christ. Ntabwo ari umushinjacyaha, He is not our prosecutor, ahubwo ni nk'umwavoka wacu. but he can be our lawyer. Niyo mpamvu mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 16 havuga ngo nuko mwegera intebe y'ubuntu bw'Imana. That is why in Hebrews 4 it says that we should join you to the throne of God, kugira ngo icyambere mubabarirwe, so that first of all we may receive forgiveness or remission. icya kabiri mubone ubuntu bwo kubatabara mu gihe gikwiriye. Secondly, to receive mercy in time of help. Ubutabazi bw'Imana burahari, There is the help of God, ariko icyambere Imana yifuza nuko tubabarirwa. but the first that God wants is for us to receive the remission of our sins. Iyo tugenda mu isi, When we are walking in the iyo world, turi mu mirimo itandukanye, when we are in different activities, duhura n'ibigeragezo bitandukanye, we encounter different trials, tugwa mu mitego and itandukanye, we will fall in different temptations. ariko ikintu cya mbere Imana ishaka mu gihe uyegereye But the first thing that God wants you to do when you draw near to God nuko ubanza kwihana. is that you should first repent. Isengesho rya mbere wakabaye usaba Imana The first prayer that you should do before God ni imbabazi, is asking for forgiveness. nuko mwegera intebe y'ubuntu bw'Imana kugira ngo mubabarirwe. Therefore, draw near to the grace, Haleluya. to the throne of grace, that you may receive remission of your sin Hanyuma mubone ubuntu bwo kubatabara and receive mercy mu gihe gikwiriye. in time of need. Haleluya. Hallelujah. Icyambere ikintu cya mbere tubona iyo twegereye Imana, So the first thing that we receive when we draw near to God, tubona ubuntu n'imbabazi we bw'Imana, receive grace hanyuma tukabona n'ubutabazi. and we receive help. Haleluya. Hallelujah. Kubaho kw'Imana The presence of God niyo ntego y'ubuzima bwacu. is the purpose of our life. Imana itari muri twebwe If nta God kintu is twaba not in turi us, cyo. then we are not people, or we are not good people. Nabigereranya yuko ifi ntabwo ishobora kubaho itari mu mazi. I may compare it to a fish, and but a fish cannot survive if it is not in water. Yaremewe kuba mu mazi. It was created to dwell in water. Igiti ntabwo gishobora kubaho kidafite imizi cyashoye mu butaka kugira ngo kivomemo. A tree cannot survive if it does not have roots which are in the ground, Imizi y'igiti niyo ikivomerera kikabasha kubaho. because the roots can be able to get water so that the tree can continue to flourish. Rero n'inyoni zagenewe kuba mu kirere. Even the birds were made to live or to dwell in the air. Ufashe inyoni yagenewe kuguruka mu kirere ukayifungira ku butaka yagira ibibazo. So if you close it or you lock it in the ground, then it will have a problem. Nabigereranya n'ibintu byinshi. I may compare it to many things. Ariko ibi ngibi byose biratubwira yuko kubaho kw'Imana, But all of those mean that the glory of God or the presence of God, presence y'Imana muri twebwe, the presence of God in us, niho dukura ubuzima, that is where we get life. niho dukura niyo source yacu y'ibintu byose dukenera. That is the source of all the things that we need. Rero abantu bose begera Imana So all people draw near to God, bagomba kuzirikana kwera kwayo. so they should consider His holiness. Imana ntabwo izigera ireka amahame yayo arimo kwera kwayo. God will not depart from His principles of holiness. Rero iyo umuntu yegereye intebe y'ubwiza bw'Imana, So when you draw near to the throne of the grace of God, ahabona imbabazi. then you receive forgiveness. N'uyu munsi imbabazi z'Imana zirahari mwene data. Even today you can receive the forgiveness of God. Imana iriteguye kukubabarira. God is ready to forgive you. Hanyuma nimara kukubabarira, And after forgiving you, ubone ubutabazi. then you receive help. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Reka tuvuge ngo ubutabazi bw'Imana burahari. Let us say that there is the help of God. Imbabazi z'Imana zirahari. There is the mercy of God. Haleluya. Hallelujah. Yesu yigeze kubwira abigishwa be Jesus told His disciples n'abafarisayo, and even Pharisees, arababwira ngo murondora mu byanditswe ibyo Mose yavuze, and then He said that you speak of what Moses said, mukarondora mu by'abahanuzi bavuze. and even the prophecies of the prophets. Aravuga ngo ibyo byose But all of those, nibyo bimpamya.
testify me, ariko mukanga kuza aho ndi but you do not want to come where I am, ngo mubone ubugingo. that you may receive life. Haleluya. Hallelujah. Abantu benshi bashobora kuba bazi ibyanditswe byinshi, Many people may know many sacred writings, ariko icyo ibi byanditswe birimo kutubwira ngo nimusange Kristo. but the writings are telling us to go to Jesus. Nimumara gusanga Kristo ababarire, After meeting Christ, He will forgive us. nimumara kubabarirwa After being forgiven, mutabarwe then we receive mu help ntambara zose mwaba muhura nazo. in all the trials that we may be encountering. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe cyane yuko dufite umurengezi, Praise be to God, because we have a defender. yuko dufite We umutabazi. have a helper. Ibyo Mose yanditse byose, Everything that Moses wrote, ibyo abahanuzi bahanuye byose, all the things that the prophets izi prophesied, ntumwa n'abahanuzi nyuma ya Yesu bavuze, and what other disciples said ni ukugira after ngo Jesus, bidufashe they are there to help us, tugende duhure n'uriya muntu wita Kristo, that we may be able to meet the man called Christ, atubabarire, so that He may forgive hanyuma us, tubone ubutabazi. and then we receive help. Haleluya. Hallelujah. Rero Yesu Kristo uko yari ari cya gihe, So Jesus Christ is the same mu minsi yabwirizaga ubutumwa hano ku isi, as He was in the days of preaching. n'uyu munsi niko ari, He is still the same today, kandi niko azahoraho iteka and He ryose. remained forever. Hari igihe tujya kure y'Imana, There is a time we are far from God, kubera kujya kure y'Imana, and because of being far from God, navuze yuko uko twegera urumuri I say that as we draw near to ariko turushaho light, kumurikirwa, that is how the more we are enlightened, hanyuma uko tugenda tujya kure y'urumuri and the more we are far from light, niko tugenda umwijima uza mu mitima yacu. the more darkness is in our hearts. Noneho umwijima wamara kuza mu mitima yacu, And when darkness is already in our hearts, tugatangira kwirwanirira, then we start fighting for ourselves. nk'uko Adamu na Eva nabo batangiye kwiremera ibicocero kugira ngo barebe uburyo ki bambara isoni z'ubwambure bwabo. As Adam were looking for leaves so that they may hide their nakedness. Nibwo abantu bajya mu bigirwamana, That is when people will go in idolatry. nibwo umuntu wasengaga agwa, The person used to pray with backslide, kubera ko hari intambwe imwe yateye asubira inyuma. because there is another step that he made going back. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu bw'Imana, That is why in the Hebrew it says, let us draw near to the kugira throne ngo of grace, tubabarirwe, that we may receive, wa mwijima w'umutima ugende, so that we may no longer have bya darkness in our byaha hearts, bigende, that we may no longer have spots hanyuma of sins, tubone ubuntu bwo kudutabara, and then receive grace in time of help, tubone ubutabazi muri iki gihe. that we may receive help Imana in time of ishimwe need. cyane. Praise be to God. Twasomye muri Matayo We read in Matthew ibice 9 chapter 9, umurongo wa 14 na 15. verse 14 and 15. Abafarisayo Pharisees, baje kuri Yesu, they came to Jesus, baramubwira ngo abigishwa ba Yohani and then they bajya said, biyiriza the disciples of John can fast bagasenga, and pray, ariko abigishwa bawe kubera iki batiyiriza ngo basenge? but why do your disciples do not fast and pray? Haleluya. Hallelujah. Abasubiza ijambo ryiza cyane nakunze, And he replied, well, ariko mu buryo bw'umugani. in a parable, Arabasubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? ariko iminsi izaza But days will come ubwo umukwe azabavamo, when the bridegroom is taken away from them. nibwo baziyiriza ubusa. Amen. Then they will fast. Amen. Haleluya. Hallelujah. Abantu benshi bajya bibaza uko bashobora guhabwa imbaraga, Many people wonder how they can receive power, ariko nta maji irimo. but there is no magic in it. Intambwe zo kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga zirasobanutse neza. The steps of receiving power are very clear. Haleluya. Hallelujah. Abakristu batagira imbaraga ni abakristu bategera Imana, Powerless Christians are Christians who do not get close to God. cyangwa bayegera bakayegera n'amagambo gusa. Or once they get close to God, they get close to God with words only. Ibintu byose tubona, All the things that we see, agakiza twagahawe ku buntu, we received salvation by grace. ariko gusabana n'Imana But the communion of with bisaba God ikiguzi. requires you to pay a price. Ntago ari ikiguzi cy'amafaranga, Not a price of money,
bisaba kugira ngo wiyime ibyo ukunda bikurangaje. That things that you like, that you sacrifice. Paulo yandikiye urwandiko yanditse aravuga ngo abatizera ngo Imana yabo ninda. Paul wrote an epistle saying that for unbelievers, their God is their stomach. Imana yabo ninda. Their God is their bellies. Nukuvuga ngo ibyo bashaka byose. Which means that everything that they want ni ibyo kurya, ni ibyo kunywa, nibyo bamaranira muri ubu buzima. It is just food, drinks and other things. Abakristo Imana yabo sinda. But it is not the same for Christians. Imana yabo ni Imana yaremye isi n'ijuru. Their God is the creator of heaven and the earth. Hallelujah. Hallelujah. Iyo wigomwe ibyo kurya, when you sacrifice your food, kwa kundi uba washonje, as you are hungry, gusonza ntago ari byo bizana imbaraga. Hunger does not bring food. Ahubwo kwa kundi wigomwe cya kintu cyagushimishaga cyashimishaga umubiri wawe. But as you sacrifice something that pleases you, pleases your body, kurya kunywa nta kibazo kirimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibiryo n'iby'inda n'inda n'ibyo kurya. Drinking and eating, it is not a problem. Ariko icyo Yesu yarimo kubwira abigishwa be hano n'abandi bose bari bamukurikiye, but what Jesus meant in this scripture, yarimo kubabwira yuko mu gihe abigishwa babaga bari kumwe na Yesu, babaga bari muri presence ye. He was telling them that when his disciples were with him, they would be in his presence. Igihe abigishwa babaga bari kumwe na Yesu, babaga bumva ijambo direct. When the disciples were with Jesus, they will hear the direct hatabayeho word of God, umusemuzi cyangwa undi muntu babwira ibyo arimo kuvuga. without the need of an interpreter or someone to interpret for them. Ndibuka umunsi umwe Yesu amaze kuzuka, I remember after the resurrection of Jesus, ahuye n'ababigishwa bajyaga Emmaus, and after meeting the disciples were going at Emmaus, aragenda arimo kubaganirira, barimo kumubwira we ntaguzi ibyabaye. when they were telling him that he didn't know what was happening, akomeza kubasobanura kugira ngo bunguke bamenye ibyanditswe mu bahanuzi n'ibyo Mose yanditse. but he kept on explaining to them what was written in the word of God and even in the prophecies. Hanyuma bageze ahantu bajya nko muri restaurant kugira ngo bafate icyo kurya. And they went in a place that we may call a restaurant so that they may eat. Hanyuma Yesu afata umugati, And Jesus took the bread, arawumanyura, he broke it, awurira imbere yabo. and then he ate it in front of them. Hanyuma baravuga ngo uzi ko yari umwigisha. And then they said he was a teacher. Barongera bagarura ibitekerezo. And then they were able to recognize who they Ariko were. ikintu ushaka gutindaho, But what I want to emphasize, baravuze ngo wumvise uburyo imitima yacu yari ikeye, yari imeze neza igihe twavuganaga nawe. did you feel how our hearts were pure when we were talking to him? Hallelujah. Hallelujah. Uko rero niko imitima yacu imera iyo turi gusabana n'Imana, iyo twegereye Imana. So that is how our hearts are when we are communing with God. Hallelujah. Hallelujah. Hari amahoro tubona tudashobora kubona mu isi. There is peace that we get that we cannot find in the world. Iyo twegera Imana tubona ibyishimo tudashobora kubona mu isi. When we get close to God, we receive peace joy that we can never get in this Niyo mpamvu world. Yesu yababwiye ngo igihe kizagera, That is why Jesus said, time will come ubwo iyi presence mwumva mutazayumva, when you will no longer feel this presence that you are feeling, ubwo ibi byishimo n'amahoro mugumana iyo turi kumwe mutazabyumva. when you will no longer feel this joy and Icyo this gihe happiness that you feel when we are together. icyo gihe nibwo muzasenga. So in that time you will pray. Hallelujah. Hallelujah. Ese abantu badasenga, So people do not pray. Yesu wabo ntago arajya mu ijuru? So their Jesus, is he not in heaven? Abantu batiyiriza People do not fast. bo bahorana amahoro yabo. So do they always have their peace? Ese bo nta gihe bajya bagira ngo bumve yuko bakeneye presence ya Yesu Do Kristo? they not feel a time when they feel like they need the presence of Christ? Niba turi abasangwa cyangwa abageni, So if we are the wedding guests or if we are the bride, umukwe akaba yaratuvuyemo, and then the bridegroom was taken away from us, mu mitima yacu nta gihe tujya dukumbura presence ye. so don't we long for his presence in our hearts? Ni ukuvuga ngo It means umukristo ufite uri normal a normal Christian agomba kugira iyo nzara n'inyota byo gushaka presence ya Yesu Kristo. should have that thirst and hunger to seek the presence of God. Impamvu twiyiriza ibiryo, The reason that we will fast, impamvu twikangura
tukiyima ibitotsi The reason that we will wake up early and do not sleep ni ukugira ngo twongere kumva Kristo nka cya gihe yari ari hano ku isi tumve presence ye. our purpose is to feel Christ near him, the presence of Christ, as it was in the days when he was on earth. Urukundo rw'Imana rwongere kuzura muri twebwe. That the love of God may be filled in us. Umwuka w'Imana wongere kuzura muri twebwe. That we may be filled with the Spirit of God again. Niba ujya wumva imbaraga uzifite buri gihe, If you always feel like you have that power every time, birashoboka yuko ntazo wigeze. it may be possible that you have never had it. Ariko imbaraga zijya zigabanuka na Yesu bamukozeho yumva imbaraga ziragabanutse. But the power can decrease. Even it happened even to Jesus. Niba Yesu yararaga ku musozi, If Jesus will spend his night on the mountain, ari umwana w'Imana, being a son of God, twebwe imbaraga zo gukorera Imana tuzikura he? so where do we get the power to serve God? Hallelujah. 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 Niba Yesu yararaga ku musozi, If Jesus would spend his night on ni the ukuvuga mountain, yafataga akiherera wenyine. it means he would have his time of communing with Ari igihe God. tuvuga kurara ku musozi abantu bakumva yuko ari ukujya ahantu abantu benshi bari. Yajyaga ku musozi wenyine. When we talk about prayer mountain, people will think that they are just gathered. People should Umusozi gather wawe, as many, but you should go alone. Umusozi wawe ni cya cyumba cyawe ujyamo ugasenga. Your mountain or your prayer mountain is your room in which you go and pray. Ni hahandi ugenda wiherera haba mu ishyamba haba ku misozi ariko uri wenyine. Where you go in your hidden place but alone. Egera Imana mwene data ubona imbaraga. Draw near to God, brother, that you may Imbaraga receive power. z'Imana zirahari. There is the power of God Zo gukiza, zo kubohora. to save and to set free. Icyo ari cyo cyose, Anything, indwara iyo ari yo yose, any disease, ubukene ubwo ari bwo any bwose. poverty, any Hallelujah. kind of poverty. Ushobora Hallelujah. kuvuga ngo jewe ibintu nshaka ndabibona, You may ndabifite. say everything that I have, Ariko hari everything that I abaturanyi need I bawe have, but they are your neighbors. bafite ibyifuzo bakeneye ko basengera. They have prayer requests and Hari they need you to abavandimwe pray. bawe, They are your brothers. hari inshuti zawe, They are your friends. hari igihugu urimo. There is your nation. Hallelujah. Abo Hallelujah. bose bakeneye yuko ubasengera. All of those need your prayers. Kandi isengesho And the ryuzuye prayer, imbaraga n'ubwiza bw'Imana. a prayer filled with power. Imana ishimwe cyane. Praise be to God. Rero tugarutse hano, So Yesu coming back arimo here, kubasobanurira ababwira ngo baziyiriza bazasenga. when Jesus was explaining to them that they will fast Niyo and pray, mpamvu abigishwa umwuka wabasanze bari mu nzu bonyine bifungiranye. that is why the Spirit of God came upon disciples when they were in one room. Ntabwo wakuzura umwuka udashatse umwanya ngo wiherere wihishe isi. You cannot be filled with the Spirit of God if you don't get time and commune with God alone. Isi nta mwanya izaguha. Because the world will never give you time. Ntabwo izaguha umwanya wo gusenga. It will never give you time to Isi ntizaguha umwanya wo gusoma ijambo The ry'Imana. word will never give you time to read the word of God. Isi ntabwo izaguha umwanya w'ibintu by'umwuka. The word will never give you time for spiritual Ahubwo things. isi izakugira busy mu bintu byose bitandukanye. But the word will make you busy in different things. Ni wowe ugomba gushaka umwanya ukiyaka ibyo bintu byose bigufasha. So you are the one who should seek time so that you may depart from those things. Hallelujah. Hallelujah. Yesu avuye ku musozi araza asanga barimo gusengera umwana byanze. When Jesus came from the mountain, he found people praying for a child, but it was not arababwira working. ngo mene uyu nguyu ntakurwaho n'ikindi He said that this kind of demon keretse gusenga no kwiyiriza. we live by prayer and fasting. Hari ibibazo bikurwaho no gusenga. There are problems that will be solved by prayer. Hari ibibazo bikurwaho gusa no gusenga wiyirije kubera ko uba ufite izindi mbaraga n'ubundi busabane kubera ko wiyimye wigomwe. There are problems that will be solved because of prayers, Hallelujah. because of fasting. Abakristo batagira imbaraga ni abakristo batiyiriza. So Christians without power are Christians who do not fast. Kubera ko iyo wiyirije byanze bikunze iyo wagereye Kristo navuze ngo uramurikirwa. Because when you fast, you get close to the Father and you will be enlightened. Bigatuma ibyaha bikurwaho. And then sins will be removed. Bigatuma wihana. Then you will repent. Hanyuma ugahabwa imbaraga z'umwuka wera. And you receive the power of the Holy Spirit. Moses, yazamutse ku musozi. he went up on the mountain. Abona Imana yandika amategeko. And then he saw God writing the commandments. Arakomeza avugana n'Imana. And he kept on talking to God. Agarutse, when he came back,
abisirayeli bagatinya kumureba mu maso Israelites were afraid of looking kubera at ko yari him yuzuye imbaraga, because he was filled with power, kubera ko yari yuzuye ubwiza. because he was filled with the glory. Rero biradusaba natwe kugira ngo tuzamuke So umusozi, it requires us to go up on the mountain kugira ngo tubashe guhabwa imbaraga. that we may receive power. Imbaraga z'Imana zirahari. There is the power of God. Mose ntabwo yagiye ku musozi Moses did not go on a mountain afite gahunda yo gushaka imbaraga, having the power of seeking, ahubwo yari having afite the gahunda yo purpose of kumva seeking icyo power. Imana ivuga, But he wanted to know what God was speaking, yo kureba ayo mategeko y'Imana, of having or seeing the commandments of God, hanyuma namara kuyabona and after finding them, ayahereze ubwoko he bw'Imana. would give it to the people of God. Rimwe na rimwe twiyiriza dufite motifu zitarizo, So sometimes we will fast having wrong motives. ariko iyo aba twiyiriza kubera ko dufite inzara n'inyota yo kongera gusabana na data, But I wish we would fast having that purpose of seeking n'ibindi byose the presence of yabiduha, God. He would provide everything else. imbaraga He yaziduha, would give us power. ibyo dukeneye He yabiduha. would provide Niyo everything that mpamvu we need. Mose yaje That is why Moses came amanutse ku musozi, after leaving the abantu mountain. bagatinya kureba mu maso ye People kubera ko yari would be afite ubwiza afraid of bw'Imana. looking at him because he had the glory of God. Haleluya! Hallelujah. Ubwiza bw'Imana burahari n'uyu munsi. There is the glory of God today. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba Mose yarazamukaga agahabwa ubwiza n'imbaraga ari mu isezerano rya kera, twebwe turi mu isezerano rishya dufite Kristo nk'umurengezi, tuzabura gute kuzura imbaraga z'umwuka wera n'ubwiza? The word of God declares that if Moses Oh, would go Baba. up and receive the glory of God, how much more we will receive if we have Christ. Haleluya! Hallelujah. Imbaraga z'Imana zirahari, There is the power of God. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu yose. But the word of God says that you will seek me and find me if you seek me diligently. Dukeneye kuba serious tugashaka mu maso We h'Imana. need to be serious and to seek God. Intego y'iri jambo iravuga ngo mwene data ongera wegera Imana. The purpose of this sermon is to tell you, brother, to seek God, to turn you to God. Yesu yigeze guhumura umuntu, Jesus recovered the sight of a blind man, aramubwira ngo ndimo kubona abantu bameze nk'ibiti, and then he said, I'm seeing men, but they are like trees. nuko hari ibintu bitari bisobanutse mu mirebere ye, It is because there are things that were not clear in his sight. ariko birasaba kugira ngo But it requires twongere dusenge. us to pray again. Uwo wari utabona yaravuze ngo ongera unkoreho. And the person who was blind said, touch me again. Haleluya! Ongera Hallelujah. unkoreho. Touch me again. Hari ubwiza tutari twabona, There is the glory that we have not hari yet imbaraga received. tutari twambikwa. There is the power that we have not yet received. Reka usabe Imana kugira ngo yongere igukoreho. Ask God to touch you again, Imana yongere igukoreho, so that God may touch you again, Imana yongere ikubohore, so that God may set you free, Imana yongere ikubabarire. so that God may forgive you again. Hari ubundi bwiza Imana yaguha, There is another glory that hari God izindi can imbaraga give you. Imana yaguha. There is power that God can Uyu give you mugoroba again. zirahari, There is that power this aka kanya evening. zirahari. There is that power in this moment. Haleluya! Hallelujah. Ariko zihari ku bantu But it is there for people bemera gusiga, who will accept to sacrifice, gusiga ibibanezeza, to sacrifice or leave behind their pleasures, gusiga ibitotsi, to leave behind the sleep, gusiga isi, to leave behind the world, gusiga irari. to leave behind the lust. Nidutumbira Yesu If we fix our eyes on Jesus, turahabwa imbaraga. we receive power. Icyo namenye cyo nuko Imana itarobanura ku butoni, I have known that God does not show partiality, ahubwo mu mahanga yose but in all nations, umuntu uyizera whoever believes in Him agakora ibyo gukiranuka, and does or practices righteousness, Imana iramwemera. God approves or accepts him. Imbaraga z'Imana zihari ku bantu bose. There is that power of God everywhere that can be able to be Hallelujah. accessed by all people. Umwuka w'Imana urahari ku bantu bose, There is the Spirit of God to all people. ariko birasaba kugira ngo tuyishakane imitima yacu yose But it requires us to seek Him with all our heart kandi twejejwe. and with pure minds. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Birasaba kugira ngo dushake mu maso y'Imana. It requires us to seek the side of God. Hari ukuntu abantu basubira inyuma There is a way people backslide bibwira yuko bageze kure. and they think that they have gone far. Haleluya! Hallelujah. Ugasanga umuntu yirengagije amahame amwe. You see that someone has overlooked some principles. Hari imbaraga mu kwegera Imana wenyine, Yes, there is power of drawing near to God alone, ariko hari imbaraga n'izo gusengana n'abandi. but there is also power that we get when we are gathered together praying. Haleluya! Hallelujah.
rero iyo wirengagije ikintu kimwe satani arakwiba kandi ashobora no kukwica. So when you overlook something or when you neglect hari ukuntu something, umuntu the devil asenga can destroy you. hari ukuntu umuntu asenga yatangira kuvuga mu ndimi There is a way someone prays, and when he starts speaking in tongues, akavuga ngo okay singikeneye abashumba, and then he will say, okay, I no longer need shepherds or singikeneye kuba pastors. muri korali, I no longer need to be in a choir. narakuze bihagije kugiye ku buryo ndakeneye abandi bantu. I'm mature enough. Aho ngaho satani arakwica. That's when Satan will come and kill you. Iyo bimeze gutyo hari igihe ukomeza muri uwo mwuka There is a way you ukagenda continue in the spirit, ugwa gahoro 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 and you will start shrinking back slowly, ukisanga hasi. and you find yourself Ariko being not sound. iyo usenga wenyine, But when you pray alone, ariko ukimenyereza no gusengana n'abandi, and you also train yourself to pray with others, ukimenyereza no kureba abashumba kugira ngo bagukocinge. you also train yourself to approach pastors so hari igihe that they may abakristu coach you. tuyoba There is a time Christians we get kandi lost, tukiruka cyane twayobye, and then we run fast when we are already lost. ariko iyo twegereye abakoci bacu cyangwa abashumba bacu, But when we join it, or when we approach our pastors, baratugarura bakatwereka uburyo ki tugomba gushaka Imana no kwegera Imana no guhabwa imbaraga. they will show us the right path of seeking power. Haleluya. Hallelujah. Niba wasengaga ariko ugasenga ku giti cyawe ugasuzugura amasengesho y'abandi, If you used to pray alone but you neglect the uri prayers mu of others, ntambwe yo gusubira inyuma. then you are shrinking back. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamwe birengagije guterana bararimbuka. The word of God says that some neglected gathering together and they were destroyed. Haleluya. Hallelujah. Kandi izo mbaraga Imana iguhaye ntago ari izo kugira ngo wishimishe, nizo kugira ngo wubake itorero, wubake umubiri wa Kristo. And the part that God will give you is not to please yourself but to build the body of Christ. Iyo wegereye Imana, When you draw near to God, ubona ubwiza, then you receive glory. ubona imbaraga. You receive power. Haleluya. Hallelujah. Impamvu abantu babwiriza The reason why people preach nta mbaraga, without power, impamvu abantu baririmba the reason why people sing nta mbaraga, without power, impamvu abantu badagifite gushira amanga nk'uko intumwa zari the zigufite, reason why people no longer have boldness as the nuko disciples had, bategera Imana. is because they do not draw near to God. Haleluya. Hallelujah. Dukeneye kwegera Imana. Impano waba ufite yose ikeneye amasengesho. We need to draw near to God. Any gift that you may have, you need to draw near to God. Impano y'umwuka wera n'ubumenyi bwawe bukeneye kugira ngo ubiherekeje n'amasengesho kugira ngo bitange umusaruro ukomeye. Your spiritual gifts need to be supported by the power by drawing near to God or by the power of prayers. Impamvu tubwiriza abavandimwe bacu ntibakizwe, The reason why we preach to our brothers but they do not get saved. impamvu dusengera abarwayi ntibakire, The reason why we pray for sick people but they do not recover. ntago ari ikibazo cy'ijambo ry'Imana, It is not the problem of the word of God. nta nubwo ari ikibazo cy'Imana, It is not the problem of God. ahubwo ni ikibazo cyacu But it is our problem tudafata umwanya ngo tuyegere, of not getting close to God. hanyuma nitumara kuyegera And after getting close to Him, duhabwe imbaraga we receive power zo kubasha gukora akazi kayo. of being able to serve Him. Haleluya. Hallelujah. Ariko ijambo ry'Imana ryongeye kudukangura, But the word of God is waking us up. riratubwira ngo mwegere Imana nayo The izabegera, word of God is urging us to draw near to murwanye Him Satani naturally, nayo izabahunga. to resist the devil and he will Satani flee from us. afite amasezerano yo guhunga, The devil has promises of running ariko away from us, azahunga ari uko twamurwanyije. but he will flee from us if we resist him. Haleluya. Hallelujah. Ntaho ijambo ry'Imana rivuga ngo duhunge Satani, The word of God does not say resist the devil. ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo tumurwanye, The word of God does not say fight the devil but resist him azahunga. and he will flee from Iyo us. umuntu ahindukiriye Imana, When you turn to God, yamara guhindukirira Imana, after turning to God, iyo anyuze ahantu kubera ko arifite ubwiza bw'Imana, nka kwa kundi Mose yari afite ubwiza when he bw'Imana, passes somewhere, because he has the glory of God, as Moses had the glory of God, abadayimoni barahunga then demonic spirits will go away atabirukanye ngo mu izina rya Yesu, without rebuking them in the name of ahubwo Jesus. presence ye, But his presence, ahubwo presence ye kubera ko aba afite Kristo muri we. because he has Christ in him. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Dusoza, Concluding, ijambo ry'Imana riravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkawe nanjye. the word of God declares that Elijah was a man with a nature like Hallelujah. ours.
muri Yakobo ibice bitanu In James chapter 5, umurongo wa 16 verse 17 kugera ku wa 18 to 7 to 18, ravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu it says, confess your sins to one another kandi musabirane. and pray for one another. Haleluya. Hallelujah. Mwaturirane ibyaha byanyu Confess your sins to one another kandi mubabarirane. and forgive one another. Reka tuhasome. Let's read. Haleluya. Amen. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, Elijah was a man with a nature like ours, hanyuma asaba cyane yuko imvura itagwa. and he prayed fervently that it might not rain. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Let's read. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane yuko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Amen. Therefore confess your sins to one another and pray for one another that may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth bore its fruits. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dusoza Concluding, twavuze ngo Imana we see ntirobanura ku butoni. that God does not show partiality. Niyo mpamvu Yakobo yatubwiye ngo That Eliya is yari why- umuntu umeze nkanjye nawe. In James it says that Elijah was a man with a nature Hari like abantu ours. bajya bisuzugura That people will underestimate themselves, bakumva yuko Imana itabakoresha, and they think that God cannot use them. ariko Imana yakoresheje n'indogobe. But God even used a donkey. Imana yakoresheje n'umuyaga. God used the wind. Ariko wowe nanjye turi abantu b'agaciro Imana igomba gukoresha. But you and me are very precious that God can use. Ariko ku murongo wa 16 bavuze ngo mwaturirane ibyaha. But on verse 16 it says, confess your sins to one another. Twavuze ko ku ihame ryo kwiyiriza, We have said that the principle of fasting, impamvu kwiyiriza bigira imbaraga nuko bibamo intege nke. the reason why fasting will be powerful, sometimes it may have weaknesses. Paul yaravuze ngo when I am weak then I am strong. Nukuvuga ngo mu ntege nke zanjye niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Paul said that in his weaknesses, that is why the strength of God is revealed. Iyo tuje imbere y'Imana When we come in the presence of God, ntago tuyibwira yuko ibintu byayo tubizi twabyujuje, nk'abamufarisayo wagiye gusenga akavuga ngo ibintu byose by'Imana narabyujuje. we do not tell God that we have fulfilled all godliness principles Ah- as the Pharisees told God. Ahubwo tuza one nka day. wa munyabyaha waje akavuga ngo sinkwiriye kureba mu ijuru aho Imana iri, But we would come as ahubwo that umbabarire ko sinner. ndi umunyabyaha. I'm not worthy to look up at heaven, but Hallelujah. forgive me because I'm a sinner. Haleluya. Hallelujah. Hanyuma Yesu aravuga ngo umuntu yagiye atsindishirijwe And Jesus said that that person went being justified, cyangwa se yuzuye ubwiza or n'imbaraga. he was filled with power and glory. Haleluya. Hallelujah. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze nkanjye That nawe. is what the word of God says, that Elijah was a man with a nature like ours. Asaba cyane yuko imvura itagwa. And he prayed that it might not rain. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6. And for 3 years and 6 months it did not rain. Arongera arasenga And he prayed again. cyangwa arongera yegera Imana. Or he drew near to God again. Imana igusha imvura. And then God gave rain. Haleluya. Hallelujah. Mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane, The reason why the word of God says, forgive one mwaturirane another ibyaha. and confess your sins. Ndashaka kubwira abantu batagira amatorero. I would like to tell people who do not have churches. Yesu yasize itorero rye hano ku isi. Jesus left his church on earth. Nta kindi kintu Yesu yasize itorero hano ku isi, hanyuma basezeranya yuko azohereza umwuka wera. So he left the church on earth and he promised them to give them the Holy Spirit. Umuntu utagira itorero abarizwamo A person without a church where he belongs to agomba gushaka itorero, should look for a church, kuko niho dukorera imirimo. because that is where we do the service of God. Kuko ijambo ry'Imana muzumva rivuga ngo mubabarirane, mukundane, mufashanye. The word of God says, confess one another, pray for one another, help one another.
ibyo ngibyo byose bikorerwa mu itorero, All of those are done in the church. nubwo bikorerwa no hanze n'abatizera, Though they are done outside ariko by ijambo ry'Imana unbelievers. riravuga ngo cyane cyane abo mu nzu ya so. But the word of God says that we should do it mostly in the house of the Rero Father. niba uri umwana ugomba kugira umuryango ubarizwamo. So if you are a child, you should have a family where you belong to. Haleluya. Hallelujah. Ugomba kugira adresse ukoreramo imirimo. You should have a church where you can serve. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ryatangiye rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi mubabarirane. That is what the word of God says first. Therefore confess your sins to one another and pray for one another. Ese uzajya kwaturira abantu bo mu kabare? So will you confess your sins to the people in bars? Ariko Imana yaduhaye abayobozi. But God gave us leaders. Yaduhaye abo dusengana. He gave us people with whom that we can pray with. Kugira ngo iyo nzitizi y'icyaha So that hindrance of sin ive mu mitima yacu. may be uprooted in our hearts. Hanyuma gusenga k'umukiranutsi cyangwa And the kwegera prayer- Imana k'umukiranutsi The prayer of the righteous or drawing close to God as a kugira righteous man, umumaro mwinshi. it has great power. Eliya Elijah ntagihari, is no longer alive, ariko wowe urahari. but you are alive. Haleluya. Hallelujah. Ni wowe Imana ishaka You're gukoresha. the one that God wants to use. Ni wowe Imana ishaka yuko ugera ahantu hatari imvura, You're the one that God wants you to be where ugera even there's no ahantu hari rain, ibibazo so that once you are in a place where there are problems, ukabihagarika, you stop them. ukagera ahantu So that you reach somewhere hatari ikintu runaka where there is lack of something, ukagishyiraho. and then you put it there. Eliya ajya gusenga kugira ngo Imana igushe imvura, For Elijah to pray that God may give rain, byaramugoyeho gatoya. it was a bit hard for him. Hari igihe twegera Imana There is a time we get close to God ibintu ntibyihute nk'uko twabishakaga, and things are not done in the moment in Ariko- which we want them to be done. ariko But tugomba gukomeza tugasenga, we should persevere. tugasengana umwete nk'uwa Eliya. We should pray earnestly like Elijah. Eliya ajya gusenga kugira ngo imvura igwe, ntabwo yasenze nk'uko yasenze ayihagarika. Elijah did not pray the same way he prayed when he was stopping the rain. Eliya ahagarika imvura yaravuze ngo imvura nihagarare, When Elijah was praying to stop the rain, he said, "May this rain irahagarara. stop," and it stopped. Ariko ajya gusenga, But when he was going to pray, muzabisoma mu Bami ba kabiri ibice 18 umurongo wa 42 kugera kuri 45. you will find it in the Holy Scriptures. Abami ba kabiri 18 Second Kings 18, 42 42 kugera kuri 45. to 45. Haravuga ngo Eliya yubitse umutwe mu maguru, Elijah inclined his head in the legs, arasenga kugira ngo imvura igwe. and he prayed that it might rain. Yohereza umugaragu we And he sent his servant ku nyanja to the sea, kugira ngo arebe niba hari agacu byibuze kaje. that he may check if there is a cloud. Agaca arakabura. He did not find any cloud. Ubwa kabiri The second time, arasenga, he prayed, agacu karabura. and he couldn't see any cloud. Ubwa gatatu For the third time, kugeza ku nshuro ya karindwi up to the seventh, nibwo yohereje umugaragu we, that's when he sent his servant, abona agacu gatoya. and then he saw a Abonye tiny agacu cloud, gatoya ahita yizera yuko Imana igiye kugusha imvura nyinshi, and then he believed that God was going to kandi give koko much rain, hagwa imvura nyinshi. and it rained heavily. Rero niwegera Imana So if you draw near to God, ntuzacike intege. do not get discouraged. Ushobora kuba warasenze ibihe bitandukanye, wenda ugeze ku gihe cya karindwi nk'uko Maybe Eliya you pray yasenze. it in different times and you have reached the seventh level as Elijah prayed. Komeza wegera Imana, Keep on drawing near to God. urahabwa ibisubizo, You receive your answers. urahabwa imbaraga. You receive power. Rero tugiye gusenga So we are going to pray nk'uko wa muntu utabona as the blind yavuze person. ngo Mwami Yesu ongera unkoreho, He said, Jesus, touch me kugira again, ngo Imana yongere gukoreho. so that God may touch you again, Imana ikwigishe gushaka mu maso so hayo, that God may teach you to seek His side, kandi uhabwe imbaraga, that you may receive power, uhabwe imbaraga zo kwirukana abadayimoni, the power to rebuke evil spirits, uhabwe imbaraga zo gukorera Imana, the power to serve God, uhabwe ya kuraje wahoranye yo And kugira ngo receive ukorere Imana mu buryo bwose. the first courage that you had in Uramye serving God in Imana all ways, uyiramishe imbaraga zawe zose, so that you may serve God and worship Him with all your uyiramishe strength, ubutunzi bwawe, that you may worship Him with your wealth,
uyiramishe ibitekerezo byawe, that you may worship him with your thoughts, uyiramishe ibyo utunze that byose. you may worship him with all your Hallelujah. belongings. Imbaraga Amen. z'Imana zirahari. There is the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ongera ugerageze kwiyiriza, Try to fast again. ongera ugerageze kwiyima ibitotsi bya nijoro, Try to wake up early and ongera sacrifice some ugerageze sleep. kwiyima isi, Try to sacrifice the word. ongera ugerageze kwiyima irari. Try to deprive yourself from lust. Kandi hari ikindi kintu nibagiye kubabwira, There is something that I forgot to tell you. nuko uko ugenda wiyima ibiryo, niba ushobora kwiyima ibiryo ukabwira umubiri wawe ngo stop. As you can sacrifice food, Umuntu wese ushobora kwiyima ibiryo ashobora no kwiyima irari iryo ari ryo ryose. everyone who can sacrifice food can Hallelujah. deprive himself Rero tugiye or can gusenga kugira control ngo himself from lust. imbaraga z'Imana, So we are going to pray so that the power of God, favor z'Imana, the favor of God, imbabazi z'Imana the mercy of God zibe kuri twebwe no may ku be buzima upon bwacu. us, upon our lives. Hallelujah. Amen. Mu kubaho kwe tubona amahoro, uje wese amusanga aruhuka umutima. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye Mwami Imana ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Data, reka Mwami Data twese uri mu ijuru turusheho kukwegera, turusheho Mwami Imana kumva ibyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'Imana abane natwe, imbaraga z'Imana zibane natwe. Icyubahiro cyawe Mwami Imana kitugote. Reka buri muntu wese Mwami Imana yibuke aho yaguye, yibuke aho yavuye Mwami Imana akagwa. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana dukeneye amavuta ya mbere, dukeneye za mbaraga za mbere, dukeneye Mwami Imana kwa kuzura umwuka kwa mbere, dukeneye Mwami Imana kongera kuryama tukarota tukakubona mu nzozi. Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo, reka abera bawe Mwami Imana aho bari hose Mwami Imana bagarurirwe ibihe Mwami Imana byo kukumva, ibihe byo kumva ijambo ryawe, ibihe byo kumva ijwi ryawe, ibihe byo kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Imana usuka umwuka wawe, usuka imbaraga zawe, usuka ubwiza bwawe Mwami, uko wari uri cya gihe ni kuri uyu munsi kandi ni kuzahora. Reka Mwami Imana ubohore, reka Mwami Imana ukize abarwayi, ukize abafite ibyifuzo bitandukanye Mwami Imana, babone ukuboko kwawe, bumva ijwi ryawe Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze Mwami Imana kugira ngo twibuke Mwami muri ibi bihe Mwami Imana turimo Mwami Imana, harimo icyorezo Mwami Imana. Reka wongere gukora Mwami Imana, kubera ko wowe ntago ujya ufungwa Mwami Imana, ahubwo Mwami Imana uhora ukora Mwami Imana, urimo Mwami Imana gukora aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye umugisha w'Imana kugira ngo ugende ucengera ahantu hose, imbaraga z'Imana, ibitangaza by'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo tugarurire presence yawe Mwami, tugarurire presence yawe Mwami, twongere kuzura Mwami Imana, kukuzura kw'Imana. Ijambo ryawe ratubwira ngo ntitugasinda inzoga ziri mu bukubaganye, ahubwo twuzura umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwuka ngo naza azatwemeza iby'icyaha, ndetse Mwami Imana azatuyobora mu kuri kose, azatwambika imbaraga. Reka Data mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo umwuka w'Imana ukora ibitangaza agende akize abatari bamenye Imana, abatari baza mu bwiza bw'Imana, abari kure bongere kwegera intebe y'ubwiza bw'Imana. Reka twongere kuzamuka ku musozi wawe wera, duhabwe umugisha Mwami, duhabwe imbaraga Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye Mwami Imana itorero kugira ngo rihabwe imbaraga. Dusengeye abantu Mwami Imana bari ahantu habonyine badashobora guterana Mwami Imana, kugira ngo Mwami Imana nabo Data ubahe imbaraga, ubahe umwuka wawe wera, kugira ngo babashe gukora Mwami bakoreshejwe nawe. Urakoze Mwami Imana kubwa presence yawe Mwami Imana. Reka twongere kugira inzara n'inyota byo kukwegera Mwami Imana. Twumvishe yuko Mwami Imana nta kintu twabasha gukora ku bwacu, ariko Mwami Imana iyo twigize icyo twiyima tukagenda dushaka mu maso hawe Mwami Imana, buri muntu wese wagushatse yarakubonye, uwakwambaje wese Mwami waramusubije. Ndagushimiye Mwami Imana yuko tugiye kukwambaza kurushaho Mwami Imana, kurushaho ayandi mavuta, ubundi bwiza, izindi mbaraga.
mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga za Yesu Kristo. Uri mwiza mwami, uri kumwe natwe mwami, uri kumwe n'itorero ryawe mwami, uri kumwe n'abera bawe mwami, uri kumwe natwe mwami. Wavuze yuko utazadusiga, utazaduhana, uzabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ndagushimiye mwami Imana yuko data wongeye kutugarurira ubundi bwiza n'ayandi mavuta. Abakozi b'Imana batandukanye mu migabane itandukanye bahabwa ubwiza mwami Imana, ivuga butumwa, imiryango ikomeze gufunguka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami Imana, abakuramya abaguhimbaza bose bahabwa imbaraga n'umugisha kuva ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bibane namwe mwese na bene data aho bari hose ibihe bidashira. Amen.